Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ndasuhuza cyane uwo bita Vanny Boy. Vanny Boy ni umubyinnyi. Uzi ko Vanny Boy ndamuzi. Ndamuzi ndumva umubyinnyi kuri social platform yawe imwe. No byinnyi yandiribanye na Rodi twa n'amapiano. Ndamushuje cyane. Twakomeje hakurikiyeho Ndahiro ni nawe wambyukije uyu munsi ngo ko abana bakeneye ngo kunywa igikoma ngo mbere yuko bajya gusenga ngo nohereze isukari. Ndavuga se papi ngewe cyane mwita Jaras Official. Jaras Official ubisobanuro bwinshi. Jaras Official reka nkubwira ijambo rimwe. Yana afite analyse zikomeye. Namuhaye amasegonda ngo avuge ngo na peri cyangwa ni Reyo ni ibitego binibi ajya kudorondora n'abakinnyi baguze ngo ba Majdi ngo niba yavuze ngo muri Bangladesh ngo abakinnyi baguze ngo baritezwe nabonye kuri bench bamwe muri bo. Noneho ikintu nabwira Jaras namubwira ngo utaza akamaro k'amaguru cyangwa k'ibirenge abyinira ikigage. Dr. ko sinzi aho yagakuye. Dr. Nsabiro udoktora muri ubwo buryo. Ikibazo rero nawe yagize ati bibiri bya PRFC ku busabwa Rayon Sport. Ariko ikigaragara cyo Reyo ejo ntago yahabwaga amahirwe. Sinzi ukuntu byaje kugenda. Ubwo se tuvuge ko ari wa mugana uvuga ngo umwana wanzwe ni ukura. Yes. Amaji the Black Official twagarutse. Ngira ngo ndi kumwe n'umuhungu wanjye ariko ari ikabyishimo. Nagira ngo tubabwire ngo turabasuhuza aho muherereye hose mu mpande zose z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, burasirazuba, iburengera bwaryo, Afrika yose no mu migabane y'Iburayi. Ariko nta bantu uzi Burayira, Amerika, Canada bagiye bariyo b'inshuti zacu. Turabashuje mwese. Twababwiye ko ikiganiro ari akagaruka. Njye reka nkubwire nk'umuntu nsuhuza. Hari ukuntu bavuga ngo ukabashyira mu bwinshi. Ugira umuntu uziranye nawe mu Bufaransa arahari. Ese kuki utamusuhuza? Jean Claude ndagusuhuza. Jean Claude njyewe rero ndi gusuhuza umuntu ari Paris. Ariza leta yimenya. Okay. Ubwo rero tugiye kujya tuvuga amazina y'abantu uko genda suhuza abantu. Ni timu y'abahungu baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ndasuhuza cyane uwo bita Vanny Boy. Vanny Boy ni umubyinnyi. Uzi ko ariko Vanny Boy ndamuzi. Ndamuzi ndumva umubyinnyi kuri social platform yawe imwe. No byinnyi yandiribanye na Rodi twa n'amapiano. Ndamushuje cyane. No kuri Instagram yitwa Vanny Boy 237. Umushatsi wamureba nimba ufite n'uwo ku nkombo hari ugira ku nkombo ho nabangiye kuvuga ibintu bitaba. Njyewe ndasuhuza wo bita Marshal Ujeku. Uramuzi? Marshal se ni umuhanzi nawe akora injyana nyine. Nangize ngo byaje za gahunda. Tukaba twagarutse rero twari turi kuganira tunabasuhuza ko twagarutse mu kiganiro twarabibijeje aho abagabo basezeraniye niho bahurira. Urambona ute gakanze? Ariko uyu mwenda ni mwiza. Sinzi ujye uboneka. Imyenda iraboneka.
Okay. hari Ni ahantu myiza kabisa abantu tuzababwira bashaka ahantu bayishaka. Rero uyu munsi tugiye gutangirira ku migani nk'uko twabibijeje, nk'uko twabitangiye, nk'uko mubizi. Abazi kureba cyane bahise bamenya impamvu nambaye iyi kanzu cyangwa uyu mwenda. nanjye natungu Ariko mutungurwa mute? nakubonye ndavuga nti se ibintu by'imipira noneho Ama-G The Black bije gute? Ndaje rero nkushyirira i Rwanda, niko byita gushyira i Rwanda. Uyu munsi turaganira ku migani ivuga ngo kera ka, ntago ari umugani, ni imvugo. Ni imvugo. Kera kabaye. Kera kabaye habaye iki? Ako ni kamwe. Uvuga abatarabona. Uvuga abatarabona. Hakaza none icyo bita guca amazimu. Ko niko gakomeye. Guca amazimwe kabisa. Hakaza n'umugani noneho ubirangiza byose uvuga ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Ariko tukiri aho, ako kagabo oje ni umugani ntago twe tubizi, twavutse twumva iyo migani. Ariko hakwiriye kubaho uko mbitekereza, uko icyo kibazo nari nkubajije hari n'abandi bantu benshi bakibaza nkanjye. Akagabo gahimba kandi kataraza. Kuki umugabo adahimba undi ataraza? Kakaba gatoya, kakaba kagabo. Ayo mateka yaturutse he, bimeze gute? Hari umugabo witwa Rutanga rw'amaboko, uramuzi? Yego, njya mwumva ni umupfumu, aranabyirahira rwose. Ndashaka ko tuzamutumira tukagira ibintu bimwe na bimwe tugenda tuganiraho. Hari n'undi mu professeur yitwa Professor Maronga. Professor Maronga. Yego. Nawe azi ibintu nyine bya Kinyarwanda ukuntu. Yego. Urabona icyo nashaka kuvuga, turebe ukuntu ibyo bintu tubimenya. Yego. Kandi bizafasha n'abakurikira Ama-G The Black Official. Yego. Tuveho rero. Hari n'undi mugani cyangwa se imvugo ivuga ngo yabaciye muri humwe. Iri humwe. Uko biri kose ni ijisho. Ni ijisho. Ubwo se bimeze nka kumwe umuntu wenda ashobora nko kutokorwa nk'akantu yajya kugira agashiduka byabaye. Okay. Tukiraho rero ngira ngo abantu barebye ikiganiro cy'ubushize, ubu ngubu tugiye kugaruka ku by'abantu bivugiye ku giti cyabo, kritike zabo. Tubashimire ku bw'amajwi yabo baduhaye. Bamwe tubamwaze ku bw'insinzwi bagize, abandi kubwo bagerageje. Ngira ngo umukino wa APR FC na Rayon Sport wabereye hara kuri stade Nyamirambo wari witezweho byinshi nk'uko nari nabivuze haruguru. Ngira ngo twagerageje guhamagara bamwe mu banyamakuru, abahanzi, abantu b'ibyamamare nyine bagira icyo badutangariza kuri uriya mukino wagombaga guhuza ariya makipe. Warawubonye? Narawubonye. Nanumvishe bamwe mu bo mwavuganye. Akinze Imana we byari ibintu bikomeye cyane. Turaza kumugarukaho. Dutangire ku muntu twavuganye bwa mbere. Ngira ngo twavuganye na Jado Max. Jado Max yagize ati somera kuko biranditse n'ibintu. Jado Max hano ndabifitemo hano muri tabo yanjye. Yaravuze ko ikipe ya APR FC iri gutsinda ibitego 2 kuri kimwe cya Rayon Sport. Jado Max abamuzi baramuzi kuri Kiss FM, ni umunyamakuru mwiza cyane twubaha, ariko ejo yarashimbo yanarize ye ingana ubusa. Njye nahoze ndi kuvuga nti ahubwo kuki atafashe iki gitego yahaye Rayon ngo acyongere kuri 2 bya APR, noneho ko ari 3 ahita bijyana kwa Rayon. Ariko yari ari muri bisi. Cyenibereye no muri bisi. Ejo narakumvishe kari akantu ndaseka cyane. Okay, Jado Max ngira ngo twagiye tuvugana ko nina kwicaza uranyicaza. Ubwo
ideni rya Jado Max ubwo ndimo ideni ry'ibintu twavuganye agomba kwishyura, agomba kuzunga. Turongera duhamagara nde sasa Eric Senderi, international hit Eric Senderi we yarifashe aravuga ati rwose akazu yaze kacu karagira kati ntago nigeze nitabira imyitozo habura isaha ngo match. Kandi kumakuru nari mfite nuko aho hantu yari ahari. Senderi ntago wamenye ibya Senderi gusa nerema netre ni kuriya. Turongera duhamagara nde sasa Lucky Nzeyimana. Lucky rero umuyovu we noneho yaje abihuhura. Umuyovu yaranirahiye ati yebwe we banyimye n'akazi abareyo. Ngira ngo ijwi rye muraza kuryumva mu kiganiro. Baracyakamwinye. Aragira ati yavuze nguki. Yavuze kubigendanye n'ibitego, yavuze ko hagomba kubaho ya PRFC kuri kimwe cya Rayon. Cyangwa se hakabaho kurushaniro ry'igitego kimwe hagati y'amakipe yombi. Lucky ejo iryo zina rwose ntago wari Lucky, ejo yari Nameless. Uko wabiteganyaga byaranze kandi kwanga bibaho. Prediction zibaho lakini ntitwamuveba. Uri hari ukuntu wasanga yari yakurikiranye imyitozo. Niyo mpamvu rero twatangiye ya migani. Niyo mpamvu natangiye ya migani ngo uvuga aba atarabona. Lucky yabivuze atarabona. Ako nk'ubu kubera ko yabonye yavuga ubu. Uvuga abatarabona kandi akagabo gahemba kandi kataraza kandi kera kabaye ejo umunsi wahimwe barabibonye. Twakomeje twahamagaye nde wundi Nasiri we Nasiri yarambwiye ngo yabanje kubwira ngo yifanire Arsenal. Ariko njyewe nahise mubwira noneho niyo mpamvu nambaye gutya. Umva mu Rwanda kuko yashakaga kumbwira ngo ibya champion zo mu Rwanda ushatse waba ubivuyemo kuko nta wamenya. Nasira azibanga kuko kumubaza ku mupira uri buhuze APR na Rayon akambwira ngo mfana Arsenal. Yashakaga nko kukwepa. Ako Nasiri nawe nyuma yarambwiye ngo ikigaragara waramugoye kuko yarakubwiye ngo APR iratsinda 2-1 cya Rayon Sport. Yego. Ariko akambwira ngo mfane APR iramutengo. Ariko akakubwira ati nyamuneka wafanere Arsenal. Aho gufaneza wafanere Arsenal kwizabikomeye mu minsi. Nasiri ngira ngo Nasiri nawe nibyo yadutangarije, ngira ngo nawe yarahushije cyangwa se uko yabyumvaga siko byagenze. Twarongeye tuvugana nande sasa umuhungu witwa Tonali. Aha we nashyizemo ibice umupira sinzi n'ibice bibaho abantu babizi baze kunsobanurira. Yavuze ko ari 3 kuri kimwe n'igice cya APRFC kuri kimwe n'igice cya Rayon Sport. Yagakuye ahubwo ko yaravuze ati mufate kimwe n'igice cya Rayon mukube 2 bibe 3 bya Rayon. Hanyuma se yo 3 yo muri APR kayisebagura ubwo yari kuyisimbuza ubwo byaba 0-0. Ubwo urumva ko nawe ari muri gahunda ya 0-0. Ahubwo uyu muhungu we ibintu by'imipira rwose yaramujabutse. Twakomeje hakurikiyeho Papi Ndahiro ni nawe wambyukije uyu munsi ngo ko abana bakeneye ngo kunywa igikoma ngo mbere yuko bajya gusenga ngo nohereze isukari. Ndavuga se Papi twavuganye ko yavuze ibitego bingahe 2-0 2 bya Rayon kubusa bwa ku izina ry'Imana ishobora byose mu minota ya 80 988. Papi ejo yarandi kuri phone ibitego ari 2-0. Papa akambwira ati nakubwiye nguki. Ndamubwira se Papi ko umupira utararangira ngo umupira urarangiye harabura umunota umwe. Ndamubwira ko umupira widunda. Ariko ubwo ntago nababeshya naye navuze ni 10 ryanye ndarimo 10,000 wari wamwemereye byo kwicara akavuga ati natangiye no kujya kuyabitsa kuri telefone ngo nyamwoherereze ariko rero napanze ko nzamwohereza mu kiganiro.
numva kera kabaye ariko ntagaki ako kananye ndakibaza kano kabaye ntagaki kari kabaye nako tuzagakurikirana mu kumenya iby'amagambo yacu y'ikinyarwanda numva ngo bongeje iminota 5 papi akomeza kumpamagara ati umva nta bintu tuvugana ni 2-0 ye kumva numva penalty mu minota y'inyongera watchtegede baramurashye n'amaguru byose Garidi yakubise hasi araterura wadimba hasi baravuga ati penalty aha nari ndi burira penalty nari ndi kuyireba online ndavugana papi nahise mpamagara papi nti urasubiramo ibintu wavuze ubwo umuhungu cyangwa se umusore wacu umukinnyi wa Rayon Sport abateye penalty mahushuka yihuta bavuze ngo arbitre ati no cya gice tunarete yavuze cya gice kira ni igitego cy'igice kuko cyagiyemo baranacyanga ni imbera byombi papi arongera ambwira kuko bayiteye turi kuvugana ati rega ni 2 agiye kuyirata umuhungu pa abigitego agishyize mwizamu intsinzi ya Rayon Sport itahiryo ku bitego 3 kubusa ariko mu gitondo rero papi abyuka amamagara ambwira yakwiseguraga hose uye ngo menya ngo nimba yavuganye ngo n'abanyamategeko be rero abantu bose basigaye bafite abanyamategeko ngo wowe nakubwiye ngo tuvugana mu kiganiro cy'ubushize ngo twavuze ku minota 90 ngo iby'inyongera ntago abibara ndamwe papi twavuze match yose muri rusange ngo match yarangiye ku munota wa 90 ari ibitego 2 kubusa inyongera se yishyize ngo inyongera ntago ayibara ngo we aziko ngo byabaye 2 baneje n'abana be ngo mumuvugishe ngo nige ngo ndavuga rero ibi bintu ni hatari ubwo papi tumuvuyeho waratsinzwe kandi n'utsindwe uje wemera ariko ni wowe muntu wagenekereje kuvuga ukuntu wenda ubyumva bikenda gusa nabyo nubwo inyongera yakugonze tubyemere hari undi muntu rero hano bita Dr. Nsaba arawa ka docteur ko sinzi aho yagakuye Dr. Nsaba doctor muri ubwo buryo ikibazo rero nawe yagize ati 2 bya PRFC ku busa bwa Rayon Sport ariko ikigaragara cyo Rayon ejo ntago yahabwaga amahirwe sinzi ukuntu byaje kugenda ubwo se tuvuge ko ari wa mugana uvuga ngo umwana wanzwe ni ukura buriya oya Rayon ntago yanzwe kuko niyifite abafana benshi muri prediction hanyuma se ayo mahirwe mukayima gute nanjye nicyo ndi kwibaza ubuse tuvuge ko yabaciye muri humye nka bimwe twavuga icyo cyashoboka ntago Rayon Sport cyakoza umukino wa PRFC APR mu kibuga pe 98% yarushije Rayon Sport gukina ariko shaka pirira gatambaza yes ariko mu mitsindire byaranze harimo abana batera amapase ko yugutse abiburayi bimukiye hano dukomeze twarawurebye umupira waranarangiye nibyo bavuze turi kubisuramo kandi nibo babyivugiye encore umuntu nashakaga gutindaho rero ngewe cyane mwita Jaras Official Jules Jaras Official ubisobanuro bwinshi Jaras Official reka nkubwira ijambo yana afite analyse zikomeye namuhaye amasegonda ngo avuge ngo na peri cyangwa ni Rayon ni ibitego binibi ajya kudorondora n'abakinnyi baguze ngo ba Majdi ngo niba yavuze ngo muri Bangladesh abakinnyi baguze ngo bariteze nabonye kuri bench bamwe muri bo noneho ikintu nabwira Jaras namubwira ngo utaza akamaro k'amaguru cyangwa k'ibirenge abyinira ikigage urumva wowe urafata ugasesengura ukavuga utuntu twinshi amagambo ejo wavuze yose hari ahandi wari kuyakenera
wowe urifata ngo twaguze, wowe nande mwaguze, ko mwaguze mwageze kuki? Jaras official ndakubwiye ngo wizimbye mu magambo ariko byarangiye nkana tumumenye. Dukomeze. Umuntu bita Hit rero TV 10 and Radio 10 baba yaratubwiye, we yavuze ko bari bugere no mu mapenalty. Penalty zo zabayeho ngo bari kurangiza match banganye, ariko naramubajije nti ngira ngo ejo mu kiganiro cyashize nabibaze nti, yaravuze ngo baragera muri penalty, match irarangira ku munota wa 90 ari 0-0, ariko barajya muri penalty, kandi muri penalty APR FC ifite 51% ryo gutwara igikombe, Rayon Sport ifite 49. Nibwo nibajije nti iyi rimwe ayiyakira iki, ko n'ubundi mbere byari 0-0, rimwe rigiye. Prediction y'iryo rimwe nayo yaranze. Ahubwo se burejo bagitera igitego cya mbere burasi yahise ajya kwinywera nk'agakawa. Abanza arahise ajya kwirebera umupira wo muri, nta nubwo yavuze ngo umubara Arabish, yahise ajya kureba Cristiano kabisa. Ariko ngo Cristiano nawe tunyarukiye hirya cyane, tukiri muri football, ngo Cristiano ngo yakoze amateka. Ejo bari guserebura cyane kabisa, ari gutsinda ibitego. So rero ngira ngo abantu twavuganye ku bigendanye na match ya APR na Rayon Sport uko byagenze, byarangiye ari intsinzi twawe na Rayon Sport ku bitego 3 ku busa bwa APR. Noneho rero nijoro rero no mu bantu twavuganye nta numwe wabashije, nta muntu numwe wavuze ibyanyabyo uretse Papi nawe wazanye birabyo byo kuvuga ngo inyongere. Noneho rero tuvuye kuri match irarangiye, intsinzi Rayon Sport irayegukanye, igikombe barakijyanye. Nageze amatsiko yo kuzenguruka mu mujyi wa Kigali, yego ndebe wagwana bimeze bite. Watembereye? Natembereye. Wahabonye iki rero? No kuvuga ngo ikintu nahabonye, hari hameze ngo ahantu hose vuvuzera, abantu baryamye ku muhanda basinziriye ariko bambaye, ahubwo ari amajezi ya Rayon avaye. Ivyo ndakubwiraga, Rayon ifite abantu bayo. None se amajezi bayakoreshereza kuko buri muntu yari afite jezi, ariko kandi yuyu yasaga ni yuyu bose. Noneho nkibaza ni ayindi kipe ari, kandi mbere yuko match banarayabonaga aya APR FC. Yes, yarahari. Noneho nagiye narindi mu modoka ntatwaye kubw'impamvu zanjye bwite, kuko urumva nagendaga nyine ndi kureba kugira ngo menye ngo bimeze bite, celebration zimeze zite. Ariko nabonye n'abantu batubahirije ya gahunda ya Tunwelesi. Barabo nanjye nababonye kuko nimugoroba banza ari nabanje kunyuramo ukuntu ajya mbona abantu nagera nkabona amamodoka araparitse nkangaye ku muhanda, hari breakdown hafi. No kuvuga ngo hari abantu gusa igihari cyo abantu bashobora kuba banezerewe cyane, ariko wanezerwa utanezerwa wagakwiye kumenya ko ubuzima bwawe ushobora kunezerwa umunsi umwe, ushobora kunezerwa umunsi umwe, ubuzima ukabuhatada. Cyane ko rega buriya inzoga nyinshi ku mabwiriza nabonye na ku rubuga rwa Ministeri y'Ubuzima, yego Minisante, yego inzoga nyinshi zica umwijima, zikangiza ibihaha. Urumva nyine ne tout excès toujours mauvais, ari byo bakubwira kunywa inzoga nyinshi. Sinzi n'impamvu ahubwo abantu batagakwiye no gushaka n'abashoferi wenda babatwara in case bazi ko igisubizo kizima, cyaba igisubizo kizima. Urumva banatanze akazi ku bantu bafite amapermis n'iki, ariko nyine ntago kuvuga ko kwishima cyane bivuze kurenga ku itegeko.
rero nijoro byo nabonye abarenze ku mategeko hakurikijwe amategeko nyine. Tukiri aho rero Yego, hari akanyuzemo muri iyi weekend. akanyuzemo kanyuzemo kaciyemo kaciye kavuye iwandaba nabonye ejo bundi ukavugaho ndavuga nti se ako kantu wa mugani nga dutangire twagiye ducamo twagiye tunyuramo. Hari amakuru mfite atizewe neza. Yego, y'umuhanzi bita Diamond Platnumz. Yego, Diamond Platnumz. Yego, na Mico the Best. Ko hari amakuru yahoze ahwihwiswa mbere ko hari umwenda Diamond yarabereyemo Mico the Best cyane ku ndirimbo bari bakoranye yitwa Akamodoka. Zaza mu kamodoka. Yego. Ariko iyo ni inkuru y'ikigugu irazo. Igihari rero amafaranga barayamuhaye uko biri kose. Ryari? Kuko ejo bundi Diamond aza. Umunsi yaje naramubonye ari kuririmba mu nama y'urubyiruko muri Kigali Arena. Ariko bamugane buriya Mico ntago bamupeshe. Kubera ko reka tumubaze. Mico the Best. Komeza ako nakanyuzemo nako. Ako kaciyemo muri weekend. Nahuye na kwa hantu. Ndangije nyuma yaho gato leta mpita mbona umuntu bita Kasuku. Kasuku uramuzi? Kasuku Media. Yego ndamuzi. Aje gukura abantu muri rap. Aje kwibakora mu gute? Namubonye ari gufurowinga muri studio afite n'imyuka myinshi avuga ati hip hop ngomba kuyizura. Uri guhamagara Mico. Avuga ati ngenda yizura. Ngarayizura. Hari n'abantu numvisha agenda ashyiramo uturongo tw'abantu bamwe na bamwe ntashaka kugarukaho nonaha. Ndavuga nti noneho Kasuku. Kumbe yaratwishemo ari umuraperi. Ariko ziko Mico y'amafaranga bayamuhaye. Ushingiye kuki? None se ubona ari nka za Mumbai ivuyeho. Arahoza abona ari mu kazi ariko ubwo nakanyuzemo wenda ni no mu kazi. Akandi kanyuzemo njyewe niboneye umuhungu ku mbuga nkoranyambaga uri kurira ngo arashaka DJ Brian yiyambura imyenda yabanje ura DJ yavugaga ngo DJ nako yakabanzagaho Brian ngo azanyemera. Hari undi ngiye kuva navuka n'ubwa mbere numvisha umuntu witwa Brian. Nta nundi nzi. Bira bintu ntabwo bisanzwe. Yiyambuye imyenda ari kurunga hasi ahubwo ikibazo nibajije. Yakuyemo umupira. Akuramo ipantaro. N'inkweto nabonaga ziri hanze. Nezukuyemo. Asigara na box. Kuki atayikuyemo? Nimba ari ibintu biri emotioneri kwe urirekura. Yagombaga kubunuza nabyo tukavuga tuti wa muntu ari tayari kwe. Gashobora kuba karamucitse. Agakise. Wowe wakuramo umupira n'inkweto n'ipantaro. Boxa igumamo. Point d'interrogation. Aravuze ati wabana rero gutwika wabana ari biki? Je bifata kuri nabibonye. Rura n'urukundo n'ubufana ni ntumbaze n'ubusazi n'ibiki birananye sinzi byari. Sibyo ko nabonye n'undi muntu Yannick Mukunzi hari umukobwa waguye igihumure. Namubonye ku mbuga nkoranyambaga ni Clement uyu nguyu ukora kuri Clement DC TV. Yapostinze aka video umukobwa yaguye ari kurerembura ababonye icyamamara akunda Yannick Mukunzi. Mbona yapostinze undi mukobwa nawe uri kurira wabonye Meddy. So biriya bintu rero nikura nanjye mbibona mugire ngo usibye ko hari ibyo nabonye nanjye ku giti cyanjye byanjye ntashaka kuvuga hano kuri microphone. Rero urumva utwo nutwagiye ducamo. Hari kandi kantu tutarava aho ngaho. Nabonye ngiye karansetsa cyane. Uzko hari abantu
nabonye Messi bamufashe yego bamwegeranya na Neymar yego n'undi mukinnyi ntazi izina bari kubyina ndomboro ya Sorowa editing Injaruwa bari kabyishimo none ndibaza nti nk'uyu muntu wakoze aka video koko yashakaga kugaragaza iki namubonye ari kubyina ndomboro ndaseka ariko wabona ari nabyo kuko nkanuza nka Kenya West urabizi yigeze kuza i Bugande akajya byina indirimbo z'Abagande uriya muhungu wundi ufite amatatuwaje n'imisatsi y'umutuku n'icyatsi 69 nawe yaje UG rero nta gitangaza kirimo cyane ko nkaburiya nka Ghetto Kids muzi ko yagiye mu marushanwa kandi ubonye ko abantu nyine bishimira ibintu byo muri Afrika ari byo bintu Messi ahubwo ari ku mupira ndetse si ibyo ngiye nkubwira ngo nanjye naje muri microphone kandi ikindi ndashima abantu bari kutwereka urukundo dutangiye iki ni ikiganiro cya kabiri ariko uko biri kugenda biza pe muri kutwereka ko mudukunda natwe niyo mpamvu tudahwema kuzajya tubagezaho ikiganiro icya kabiri yego dukeneye gukora kujya dutumira abantu b'abanyacyubahiro nimba ari uriya mukinnyi watsinze ibyo bitego akatuganiriza n'ukuntu icyo gitego yacyakiriye n'amakipe yagiye n'ubu na biografie n'ukuntu rero ntabwo tuzamuhamagara dufite mikoro imwe reka nkubwize ukuri byagora shine ndimo mikoro kandi ntabwo ubushobozi abantu rero ejo bundi Cremadisi TV yarabivuze ngo mupfana ibintu muri roho zanyu ubu hari umuntu uri hano uri kudukurikira ushobora kudufasha kugura mikrofone ukaba ufite yawe badutera inkunga nanjye mfite yawe oya babyita gusaba n'ubusabe noneho iyo ukomeje kubikora babyita gusabiriza ukazagaruka nanone ugisaba none ubwo habaye gusaba n'ubusabe okay umuntu rero wadusubiramo byabibaye gusabiriza ugarutse mu kindi kiganiro ukongera ugasubiramo ngo dukeneye mikoro waba uri gusabiriza kuko urabona ku gasima hari umuntu umeze gutya wamaye itike ko imodoka yansize ko gusabiriza si umuco mwiza ariko ejo nuhamusanga nanone kandi warangije no kumuha yatike azaba ari gusabiriza so nako karagaciyemo turakiyubaka pe gutangira biravuna ariko ntago tubuze abantu bashobora kudufasha abafatanyabikorwa tuzajya tunamamaza hano ngira ngo twatangiye wenda iyi mashini ntayo ihari murabona twatangiye kuza twiyubaka n'abandi bose niko batangiye so mwakoze cyane rero ikiganiro nakagaruka cyitwa Hanze Show yego yari Ama-G The Black na Move twizere ko tuzakomeza n'ibindi byose bizagenda biza tuzagenda tubibagezaho murakoze cyane kora subscribe like share unakomantinge ku buryo tugira n'ibyo tuzadukosora yego cyangwa ibyo twongeramo yes kuko la vista boom bombo clap